What's up guys, what's up people, it's back here anytime Instagram nk'ibisanzwe mbagenda mugeze ibintu biri trend makorera ku byamamare byagiye bikora ibintu bidasanzwe ubwo ndavuga muri Afrika mu Rwanda no mu isi muri rusange. Uyu munsi mbazaniye the guy Kohim, investor mwite entrepreneur mwite umukire mwite pastor cyangwa se mwite inspiration man mwite Gayere mwite umuntu wakoze ibintu bidasanzwe ubwo ndavuga mu Rwanda cyangwa se nushake ona mwite amu VIP mukuru nkukagiye abitangaza cyangwa se yagiye abikora. Amazina y'inyaye yitwa Coach Kalomba, amazina yiswe n'ababyeyi yaje kubavuka cyangwa se avukira mu gihugu cy'abaturanye ndavuga mu gihugu cy'u Burundi ahava yerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse no muri leta zunze ubumwe za Amerika no yize amashuri ndetse aza kuba yiga ibijyanye na business aho yagendaga yiga uburyo watangira imishinga ibyara inyungu ndetse n'uburyo washoramo amafaranga. Wowe udasiba kumwicana uyu munsi kuri One Step Show ngwino nanjye uyu munsi tugenda tugaruka kuri Coach Gayere umukire wa mbere mu Rwanda kugeza ubu ngubu ukiri mutonya. Genda ngurushaho cyangwa se ngene mubwira byinshi utari umuziho we cyo musaba kora subscribe hasi kugira ngo ubashe basoma people byaba ari gitangaza cyangwa se byaba bidasanzwe. Uramutse wirwa ku mihanda y'Ikigali cyangwa se ndavuga social media zo mu Rwanda ukaba ari ubwa mbere wumvisha ijambo cyangwa se izina cyangwa se umukire mwita Coach Gayere, ni ibintu byaba bidasanzwe. Reka nse uyu munsi ngende nkubwira bikenya kuri Coach Gayere. Coach Gayere ubundi nyuma yo kuva kwiga ikijyanye na business cyangwa se uburyo watabyaza amafaranga yawe umusaruro akagenda abikora de ko n'ubundi yarasanzwe ari n'umukire. Nyuma yo kuva muri leta zunze ubumwe akagenda ahugurwa ndetse akagenda arushaho kugenda yigisha abantu batandukanye uburyo babasha kubona amafaranga. Nyuma yo kwigisha abantu ijambo ry'Imana akababwiriza, nyuma yo kugenda akora ibintu byinshi bitandukanye, Coach Gayere yaje gufata umwanzuro wo kuvuga ati reka nzenge kuba nshora amafaranga yanjye cyangwa se imitungo ngende nishyira i Kigali bwo mu Rwanda. Niho mvuga dore yuko Coach Gayere ubundi bitangira byatangiye he abantu benshi bamenya bwa mbere byatangiye muri Rebel Music bagita 155 AM ubwo ni Rebel igenda irushaho kugenda ifasha abahanzi murayizi cyane ibarizwamo bita Bruce Melody. Nyuma yuko Bruce Melody ayirimo harimo n'abandi bahanzi ubwo ndavuga ba Kenisoro ba Ruskana ndetse n'abita Kenisoro nawe yarahaciye bose babarizwaga cyangwa se bazwaga mu cyo bita 155 AM nka Rebel igenda ibasupportinga. Angaho niwe bita Coach Gayere yatangiye kugenda amenyekanira cyane dore ko yatangiye kwinjira mu muziki cyangwa se agenda ashora amafaranga ye muri music. Nkaho ibyo bidahagije bita Coach Gayere ikindi kintu yaje gukora cyatanje nuko yaje kubaka icyo bita gym ya mbere muri Kigali, gym ya mbere ihenze aza kuba yishoramo amafaranga arenga miliyoni 300 ma people. Ni ibintu bidasanzwe kubona umuntu uturutse mu bihugu cyangwa se uba ufite amafaranga ngana gutya akahita kuyashora mu Rwanda na Coach Gayere nibwo yarabikoze aza kuba yubaka gym ya mbere ihenze. Na ibyo ngibyo bidahagije bita Coach Gayere yaje kwita akora icyo bita Universal kabisa, ni nk'inyubako ya mbere mu Rwanda iberamo icyo bita ni showbiz, ni nyubako iberamo imyidagaduro aho itandukanye muri rusange. Ashobora kubera ibitaramo by'abahanzi, ashobora kubera imikino y'iteramakofi, ashobora kubera amabasket, ashobora kubera n'indi mikino itandukanye cyane cyane y'intoki. Muri rusange niyo Universal cyangwa se iyi nyubako iri hejuru ku gisenge cya Chic no kuyireba ubwayo ibiteye amabengeza usibye no kwinjiramo nabwo kari ibintu bidasanzwe. Coach Gayere ikindi kintu yakoze cya dance cyangwa se ibindi bintu yagiye akora nuko yese ashinga ikipe cyangwa se bayita UCP, ni ikipe ya basketball aho agiye nayo ayishoramo amafaranga mu rwego kugenda arushaho kugenda amenyekana izina rye muri rusange cyangwa se kugenda nawe ibikorwa bye bigenda bireshaho kugenda bimenyekana. Gusa ibyo byose Coach Gayere mbiruka bigeraho nkuko nari mbanje kugenda mbabwira cyangwa se ibintu afite mu ngobo nuko Coach Gayere ubundi yatangiye ibyo bita aba VIP. Aba VIP murabizi ni uburyo yagendaga akoresha aho yagendaga afatanya n'umuvandimwe we bakagenda bigisha abantu uburyo bakora ama business, uburyo bagenda ushaka gushora amafaranga yawe ugatangira amafaranga makenya ukagenda ushaka kugenda ugira amafaranga menshi. Gusa bidakwiye ko nuko yigeze no kuba cyangwa se n'ubwo nkuko abikora n'umuntu ushaka kubwira ijambo ry'Imana cyangwa se ushaka kubwiriza ukagenda ushaka kugenda urushaho kumukunda. Hari ikibazo cy'amatsiko bigeze kumubaza bwari mu kiganiro aba VIP Coach Gayere bigeze kumubaza bate
ubundi nibyo kuko abantu bizera Imana, ubundi Imana itanga amafaranga. Coach Gaël yaramushubije ati ntago Imana itanga amafaranga, ntago Imana itanga ubukire, ahubwo ikintu Imana ishaka gukorera ishaka guhereja umugisha cyangwa se kugenda igufasha mu bintu wagiye ugeraho, ariko Imana ntago ishaka guhereza amafaranga. So guys, ibyo byose nubwo bikora ubusanga yibanda ku rubyiruko, agenda rugira inama, agenda rushaho kugenda arwigisha uburyo rwatera imbere cyangwa se uburyo rwabonamo amafaranga nkuko yabyiyemeje muri rusange. Gusa none reka sinagira ku musozo nababwiye ko mu minsi ishize cyangwa se mu mezi make ishize ubita Coach Gaël agiye aza kubatangaza yuko azakora amateka umunsi umwe azatumira bita Chris Brown akaza kubatamira i Kigali mu Rwanda. Abantu benshi bafashe nk'umusazi, abantu benshi bafata nk'ibintu bidashoboka, ariko abantu benshi bemeza ko bakurikije uburyo uyu tag cyangwa se umusore amafaranga afite, aba bavuga yuko ibintu yatangaje 100% bishoboka. So guys, all my people, genda kindi nababwira usibye kubabwira ko uyu mutipe cyangwa se uyu musore cyangwa se uyu mugabo Coach Gaël Kalomba ni umukire, ni umukwiza tungo, ni umuntu ariko muri byose agira umutima mwiza, nicyo abantu benshi bamukundira. Ngo burya ngo ibyo byose wakubigera ko udafite umutima mwiza, nicyo abantu benshi bemeza ko Coach Gaël ari umuntu ufite umutima mwiza ndetse n'umutima wo gufasha muri rusange. Ibyo byose bigaragarira mu bantu yagiye afasha cyangwa se mu bantu agenda afasha, aba kubahereza amafaranga direct cyangwa se no kubagira inama muri rusange no kubigisha uburyo bashobora kwiteza imbere ubwabo. Ngiye nkurikira nitwa Mr. Ira, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.